nta muntu umbikamo ubwoba urimo kunyumva ariko ndakubwiza ukuri uzafata umwanya wirebe mu ndorerwamo urimo kunyumva you have changed wafashe inzira yo gusenya ibyo wubatse mu magambo make which is not okay. Ntago nagambanye na nicyo nasenye. Kugambana kurenze gukorana naho Imana ni ukuhe? Hako naho Imana ni waduye mufite mwumva no reka uya ntabwo ari aduyi. Reka ze kubwira ikintu kimwe Robert, ntabwo kuba aduyi reka kuba aduyi ntabwo uko aduyi agomba kuba akomeye. Oya ntabwo kuba aduyi agomba kuba akomeye. Watanze umusanzu wawe nubwo nawe nacyo ntabwo ntacyo ugomba kumara. Uragenda ujya gufatanya n'abantu basenya umwe. Icyo kintu kugikwepa wubatse ubumwe bw'Abanyarwanda aya masaha wifatanije n'abasenya ubumwe bw'Abanyarwanda ukanabatera ingabo mu bitugu. Yes or no? Ntabwo ari byo. Nibyo umuntu wese utekereza kuzasenya u Rwanda nzamurwanya mu kanwa kawe kandi nayo Imana bikora. Uriya wambwiye ngo muririmbe ko agomba ngo niwe ukwiriye kuyobora u Rwanda. Umva ndirimbe ngo nayo Imana padiri niwe ukwiriye kuyobora u Rwanda. Ngaho azaze kuriyobora turebe. No reka nkubaze Roba turangiza. Musa wambwira ngo kuko umwanzi adafite ingufu ngiye kumushyigikira kuko adafite ingufu ntazigeragera ukajya gufasha umwanzi? Ugomba no kuzabisobanura ariko by the way we urimo tekereza ngo naho Imana padiri ni aduyi y'u Rwanda sibyo arasenya ikintu cya mbere cyo umuntu usenya no umuntu utandukanya Abanyarwanda nicyo kintu cya mbere arabikora. Ariko niba najye muri politiki ya naho Imana nakubwiye ibyo ndimo kuvuga arimo arabyumva nago ndi hagati ya naho Imana ngo musapotinge ngo avuge ko Abanyarwanda ari bagomba gutandukana. Uranyumva? Ngo iyo leta y'ubumwe twakoze twewe ubwacu twazanye iyo politiki nago naho Imana yashaka kugira ngo aze adutanye. Ariko niba hari ikintu kiri ndani mu gisirikare muri tekinike ya gisirikare nkakivuga ndi umusirikare wahohotewe nibi nimukamfatanye mu mvange mu bibazo yabo abajyama ngabo bari muri politiki zabo zidashinga baravuga ngo ariko news nakwe nawo ubwawo ukambotera batindirimbira karirimba kavuga ngo ndi intwari nakuririmba ko uri intwari bitewe n'ubuzima ndimo. Okay ubwo rero kuko urukumva ahangaha ariko nagwa uretse gato FDLR uretse gato Rwanda rwabaye ikibazo ubwo FDLR bakeneye ntabwo nayiririmba ari message nashobora gusohora uretse gato FDLR ifite igisirikari ifite abasirikari ba mu mashyamba kandi bakeneye indirimbo za morale. Ubwo twitegure ko tuzabona indirimbo wabaririmba indirimbo ya morale ko bagwaye amafaranga. Urasekeje gute se? FDLR yo naririmbira FDLR kweli tandukanye FDLR na naho Imana bantandukanye also ubundi uziko FDLR ari icyuka urubizi uravuze ngo FDLR ni icyuka ni icyuka uretse gato Gakwerere ni icyuka Omega ni icyuka wibera Kinshasa aba Kinshasa babarira unyumvire vraiment nta makuru ahora yicaye mu ma etage none se reka ngubaza FDLR bayiribye kera kigwa ni bari riri ni kera bayitaga ngo cyari FDLR bayiririmba afande kabarebe ari CDS wa Kongo ayoboye ingabo imyaka 4 kuki atayi kukumbi umva nkubwire Roba niba urumva ko udafite n'amakuru urambwiye ngo Gakwerere ngo ari Kinshasa ari hese Gakwerere ari Kinshasa wari wabona ifoto ya Gakwerere? Ntabwo nabona ifoto ya Gakwerere ari ku rugamba. Urukumva ko wagiye bro Gakwerere yarafashwe ari mu Rwanda nta makuru heruka. Bamufatiye muri Kongo. Uwo ngo werekanwe uzi neza ko ari Gakwerere. Basivire barabeshwa kwiye. So rero uri kumva ko
bro umuntu aragenda akangirika pe. mva Roba Gakwerere ari Kinshasa, Gakwerere wafashwe ntabwo ari uriya mubona. kagira inkuru, Izo ni katamani, kagira inkuru. izo ni kata. N'uwo ngo wafashwe mugende murebe muri gereza ko ariyo, So uwo wabonaga bafotora. umva ikintu nkubwira kimwe rero, ari hehe, ari hehe. By the way, n'ubundi biri kuri social media turi live. Anyway, reka ari ibintu ngiye gukora. Yego Sinshaka kwinjira mu bintu bya politiki cyane kuko ari igihe. Anyway, reka maze mfashe, ari ibintu ngiye gukora muri famille. umva gusa nkubwira ijambo rimwe mbere yo kugenda. Haracyari amahirwe y'uko ugaruka mu murongo ukareka inzira y'uyobe wafashe. Siko bimeze. Ariko mu miganirire ngiye cyo nashobora gukora ni ukugushyiraho kashe, ni ukugushyiraho kashe nk'abandi bagarasha kumenya wakimenya. Icyo nashaka ndatunguwe wise bigarasha no wise bifobagane n'umwe waremye ijambo bifobagane n'ibigarasha no umuntu umujyavuye mu kanwa k'umuntu. Akora barahindutse bro babaye ikigarasha bro. No umva ngwe bro, icyakubwira ukuntu ibi bigarasha mwita ibigarasha ukuntu bimiga biguhiga ngo ndemane ko Rwanda naratumwe nago nahunze. Anaisi okay wowe rero ukumva amaherezo yawe araya kunyikeka ukuntu Roba ukumva icyo umuntu ikintu cyitwa intelligence y'u Rwanda. Wewe intelligence y'u Rwanda urayizi. Iyo nza kuba ndi ikigarasha baba barangezeho kera ariko baba barakugezeho kera.